Zari yahaye gasopo abashidikanya ku bana yabyaranye na Diamond. Hano ni inkuru tukesha igihe nk'uko muri kubireba. Zari yashimangiye ko abana yabyaranye na Diamond ari ab'uyu mugabo mu buryo budashidikanywaho. Ni nyuma y'uko hari abaketse ko ari we watunzwe urutoki ubwo uyu muhanzi yavugaga ko hari abana arera ariko atazi neza niba ari abe. Mu bana batandatu bivugwa ko Diamond arera harimo abo yabyaranye na Zari. Uyu mugore yavuze ko abo bana ari aba Diamond, ati ntabwo yigeze avuga abana banjye, afite abandi bana ariko murabizi ko muvuga abana banjye kuko mukeneye ko inkuru zanyu zisomwa cyane. Iyo muvuze abandi bana ntabwo biba inkuru zikomeye. Abana banjye ni aba Diamond, iyo bitaba ibyo nari kuba narabashyiriye umubyeyi wabo nyawe. Uyu mugore yavuze ko atigeze ajyana na Diamond kugira ngo bapimwe DNA, ashimangira ko hari n'ubwo abana be bajya no gusura uyu muhanzi muri Tanzania kandi ntabigireho ikibazo icyo ari cyo cyose. Ati iyo nza kuba nshidikanya rwose ko aba bana atari aba Diamond, ntabwo nakabaye mbareka ngo bafate indege bajye gusura Diamond tutajyanye, kuko nakabaye mfite ubwoba kuko wenda Diamond ashobora gukoresha ibizamini bya DNA ntahari, ariko ndabareka bakagenda rwose. Diamond yakunze kwibaza ku bana ashinjwa kubyara barimo uwo bivugwa ko yabyaranye na Hamisa Mobeto, ariko akanga gufata inshingano za kibyeyi kugeza ubwo urukiko rutegetse ko hafatwa ibizamini bya DNA, nubwo bitabujije uyu mugabo gukomeza kubishidikanyaho. Hano rero murabona ko hano ni udufoto dutandukanye tugenda tugaragaza abana ba Diamond. Hano Zari yari yemeje ko Diamond adashidikanya na gato ku bana babyaranye. Ngayo nguko rero ni biri kuvugwa muri social media, ni biri gutrendinga ahantu hatandukanye. Inshuti bakunzi bacu, tubabwira ko amakuru ari akagaruka.